Dore imico rero ishobora gutuma abagore badakundwa n'abagabo babo kandi barashakanye bakundanye. Ibyo bintu abantu bakunda kubyibazaho ariko ugasanga igisubizo cyarabuze, ahora abitekereza akavuga se ni iki byagenze bite, ese ko mbona urukundo rwarangiye bimeze biti? Jewe hari ikintu kimwe ngiye kukubwira kandi ucyumve neza, kuko abagore kenshi na kenshi hari igihe bagera mu ngo ugasanga babaye daragone. Buriya ikintu cya mbere gishobora kuba cyagusenyera buriya no gufuha kubamo, sibyo? Gufuha, kujya kureba muri telefone y'umugabo, kujya kureba mu mufuka w'umugabo muri pocket money, mu ikofi, ukajya kuyisaka kureba uko imeze, harimo amafaranga angahe, ukajya kugenzura umugabo gutyo. Burya biri mu bintu bishobora gutuma umugabo wawe mutubakana cyangwa se musenya, bitewe n'uburyo ki witwayemo cyangwa se bitewe n'uburyo wowe ubwawe uba wabifashemo. Ibyo rero ku bagore none aha ngaha bashobora kuba badukurikiranye, mugabanye gufuha. Gufuha narabibabwiye ndababwira ngo gufuha ni byiza ariko kandi burya ni na bibi, biri mu bintu bishobora kuba byagusenyera. Ikindi kintu gishobora kuba cyagusenyera wowe mugore udukurikiye none aha ngaha, hari uburyo ushobora kuba hariho abagore bakunda kubyaraguza, buri mwaka yabyaye, noneho rero buri ko abyara cyane ntago ku ruhande rwanjye simbyanze kuko umwana ni umugisha kandi uba wamuhawe n'Imana, ariko buri ko ubyara cyane hari uburyo utita ku mugabo wawe, hari uburyo usanga umugabo wawe wamwirengagije, utazi ko akenera kuryama mu cyumba gikoropye. Urumva umwana umwe ntiyaba ari kugufata amajipo, undi agufata ukuguru, ngo ibyo bintu ngo uzabibonere umwanya, wapi? Rero kubyara izo ndahekana biri mu bintu bishobora gutuma umugabo wawe mudaca uwambaye cyangwa se mudacana uwaka, kubera ko aragukenera sakone. Ugiye guha igikoma wa wundi wacutse cyangwa amata, wa wundi uri konka nawe maronka, umugabo nawe aragukeneye. Abagabo twabonye yuko bagira kwihangana gukeya, bagira ukwihangana guke. Ibyo biri mu bintu bishobora gutuma umugabo akwanga burundu, yajya kureba akumva aragukunda ariko akumva nanone hari ikintu kiri kubura, agahita guhitamo akajya kwigira kwa runaka utarabyara cyangwa se ufite umwana umwe cyangwa babiri kandi nabo bamaze gukura bazi ubwenge, abwira ati genda hariya bakagenda. Ibyo rero bantu banjye, ndakubwiza ukuri ntashidikanya ko wanga wakunda, hari ibintu ukora ariko ugasanga bigize ingaruka ku muryango wawe ndetse no ku buzima bwawe, ariko ni nayo mpamvu tuba twicaye hano kugira tubafashe, tubagire inama, tubabwire mwitonde, mutekereze. Umugabo ashobora kuba akunda abana nibyo, ariko basi byibura umwana ukamubyara akabanza akagira aho agera, hamwe hahandi umubwira ati genda unzanire wa wundi uri mu buriri, akamuterura akamuzana, ukumva yuko koko ubyaye neza kandi bifite agaciro. Aho ngaho ndamutse mpavuze gutyo, harimo abantu bashobora guhita bambaza ati se ko amaonapo yatunaniye. Onapo niba zarakunaniye, hari uburyo bwa kinyarwanda umuntu ashobora gukoreshamo kandi bikagenda neza. Hari videwo nigeze kubivugaho, warebye videwo zanjye ko nta mafaranga usaba, wazirebye. Hari videwo nigeze kubivugamo ndabisobanura, mvuga uburyo ushobora kwitwara. Hari uburyo nigeze kubigisha kubara iminsi, ngira ngo narabibigishije kandi biririyo, apana ibintu biri aho ngaho, narabibigishije ndabibasobanurira, mbabwira uburyo ki umuntu ashobora kuba yabara iminsi kandi bikagenda neza. Nababwiye n'uburyo nababwiye ibintu byinshi cyane ntari kwibuka neza muri iyo videwo, ariko narabyigishije. Kurikirana izo videwo zanjye ziri hepfo uzazibona. Hariho abantu rero batazi kureba izindi videwo ziri kuri iyo cano uri kurebaho izi videwo zacu. Ukanda muri iyo videwo, wamara kuyikanda ugahita ubona hejuru, hasi y'iyo videwo uri kureba, ugahita ubona ahantu handitse izina ry'iyo cano uri kurebaho, Itara Show. Ugakanda aho ku Itara Show, wamara kuhakanda
hagahita haza hejuru videwo, ahantu handitse videwo, ugahita ukanda aho hantu handitse videwo, bahita baguhereza playlist ya videwo zose ziri kuri iyo channel. Noneho warangiza ugahita izo videwo uzireba, ukarebamo iz'ingenzi ubuzima bwawe bukeneye. Hari videwo nyinshi twagiye duheraho nziza cyane, nziza, zirimo ubwenge, zirimo impanuro, zirimo ibintu byinshi wakoresha. Abantu beza, abantu bafite ubwenge barumva kandi bagashyira mu bikorwa. Ariko hariho abantu usanga umuzungu ngo yaravuze ngo umunyafurika ushaka kumuhisha wamuhisha mu gitabo. Ariko nanone tugiye kubisesengura, nanone twasanga ushatse kumuhisha wamuhisha mu ijambo ry'ubwenge. Uzi yuko buriya njye nshobora gufata umwanya wanjye nkakora videwo nziza, videwo isamaje iryoshye, ku buryo wumvamo inyigisho zirimo ukavuga ati kabisa izi nyigisho ni woje. Ariko ugasanga iyo videwo yarebwe n'abantu bake cyane ugereranije. Ariko nafata umwanya wanjye nkaza mvuga ngo imboro ibituba yereye ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga iyo videwo yarebwe cyane. Bivuze ngo rero abantu mwebwe muri iyi minsi ntabwo mukunda ukuri, ntimunakunda n'ibafitiye akamaro, ahubwo mukunda ibituma ibajyana hayi, ibituma mbese umeze nk'umuntu uri kureba porno. Ntabwo ari byiza, nubwo hari igihe njya mbikora, ariko sinyobeye ko atari byiza. Ahubwo nuko mba ndeba mwazimye, ariko munkundiye mukaba bake beza byanshimisha, mukaba bake twumvikana, bake tujya inama, bake dushakira ikintu cyiza kandi kikabageza ku iterambere ryabo. Iterambere tuvuga rero ntabwo ari iryo gukorera amafaranga gusa, kuko hari n'igihe ushobora no gukorera amafaranga ariko ntubone ibyishimo birambye mu rugo rwawe. Ahubwo iterambere tunavuga ni iry'uko ushobora kuba wakubaka urugo rwawe rukagenda neza. Ibyo ngibyo nubyubahiriza bizagufasha, ariko nutabyubahiriza bizakugora. Ibyo rero tujye tubyumva kandi tunabihe agaciro, tumenye uko dukwiriye kwitwara n'uburyo tugomba kubaho kugira ngo buri muntu wese abashe kuzuza ikivi cyiwe, abashe gukora ibyiza mugenzi we amwifuzaho. Ntabwo twifuza yuko uzakora ibyo witekerereza gusa, ahubwo uzakore n'ibyo mugenzi wawe akwifuzaho kugira ngo bigende neza. Umugore mwiza rero yirinda ibyo byose kugira ngo yiyubakire urugo rwiwe, kandi ikindi yirinda umwanda ukabije, kuko umwanda ukabije haba ku mubiri wawe haba n'aho utuye ntabwo ari mwiza, bituma umugabo atagukunda. Imana ikomeze ibahe umugisha, ndabakunda.